nyine abo twafashije buriya bari bakeya. Hari benshi bazi ko bino bintu ngo twabivuyemo ngo tutazagaruka. Oya njyewe ndahari nshobora gufata imyaka 2 nkabanza nkashyira ku murongo umuziki wanjye, nkongera nkafata imyaka 10 nkaza nkakora podcast yo gufasha abantu, cyangwa nkakora ikigo gifasha abantu. Njyewe nshobora kumara umwaka ntari coding imiziki, ndimo gukora content, ndimo gufasha abantu, nkongera kuko ubuzima mbayeho Imana yamaye hano ku isi nta muntu n'umwe ubugenga uretse Imana. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kumitiramo icyo gukora. Njyewe nshobora kuvuga ni uyu ngiye gufata imyaka ngaruke kuri YouTube nkora ibikorwa byo gufasha abantu no kuzamura impano, hanyuma nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nkongera nkasubira mu gukora umuziki wanjye, cyangwa nkashaka n'ikindi kintu njya gukora. Niyo mpamvu nifuza ko abantu muri hano mugomba kumenya kino kintu. Umuntu ubona umuntu akwiye kuba hano. Aditi Ranks 256 yo Aditi Ranks pandem fire them say niwe wakoze ndi bivuga ngo bino byabaki bino byabanene bino byabaki bino byabanene wantu tovimba nga toli munene bajja kukwato kubira banene okubana banene teje kufura munene bino byabaki bino byabanene. Urumva tuba turahuye, tuba turi recording iyo ndirimbo tuje tuvuga atari ko wakora muri style z'ikidandari cyo bayiteye ikidandari amanyanya producer na tula mu ngoma ne tugikuba ne tugisabula like 1 hour or 2 hours ngoma yali yawedde twali twamazo gisabula fireborn twakoze live like natural music ibiri no mu bintu nakundiye Palaso. Buriya ngiye umunyamuziki wese zadukorana kangwa manza ajya ebana mbabwira ni umunyamuziki yararenze Palaso. Iyi ndirimbo mubona twayirekodinze nani gutya duhana, nkamuha akama nta bintu byo kwandika, nta hantu twanditse, nta hantu twize tu never live natural music man, natural growth my brother. Indirimbo naje kumva ko indirimbo nziza zose nuko bazikora. Nta ndirimbo uzi mega hit bakoreye igihe kirekire cyangwa ngo bibagoye. Nibaho uzi indirimbo yitwa Habibi yande Habibi ya The Ben ngo bayikoreye 15 minutes ureba none so yize indirimbo zirenze zijya zigorana. Reka ngewe nk'indirimbo zanjye, indirimbo abantu baba baragiye bakunda cyane ziba ari indirimbo nanditse mu gihe gito pe, nk'indirimbo yitwa Ocean. Indirimbo yitwa Ocean dushobora kuba twarikoze hagati y'iminota 45 kandi nugenda ukayireba ifite 200,000 nayikoze mu minota itarenze 45 kabisa, ahubwo niba ni nka 30 nge na pass kuko yo byari live. Looking from the back me tempted to touch iyo wine kumaniga baby need too much. Looking from the back me tempted to touch iyo wine kumaniga baby need too. Oh baby for you I could die, your body more muri mine, my baby for you bombo youth wana Yago yo wari umuntu wa supportingaga umuziki. Nk'ubu ngubu biragaragara cyane ko nta muntu nyine ukora ibiganiro like ntaho nshaka kuvuga ikigambo ibiganiro koze ndabona ari kuderanje, ntabwo ushaka kuryumva, ariko ni wajya gusupportinga abahanzi, ni wowe bari bafite bashobora kuvugana nawe buri bw'indirimbo zasohoka. Ibyo bintu byavuyeho ntibigihari. Nta muntu indirimbo iyo zisohotse ubona abagerageza basi ko wayisize yo mu Rwanda, urabona byaragenze gute, imeze gute, ihagaze gute ubu ngubu, wowe uvuyemo pira yawe ivuyemo? Ubu ngubu ntago nkibona ntihagarara muri position nziza yo kujudginga
nibo batubwira, nibo nkeka ko batubwira, byaba byiza aribo batubwiye bavuga ko niba kuba naravuyemo hari icyuho, niba kuba naragiye hari ikintu bahombye, kuko urumva nkanjye sinabimenya, ntabwo ndi muri position nziza yo kumenya koko niba naravuyemo hakagira ibitagenda neza, kuko ngewe hari ibintu nagikurikirana, ntabwo ndi bukubeshye, muri komenti yago ndakwemera pe, ariko nta promotion y'umuziki kuri YouTube igihari, icyuho kizamara imyaka ibyaniko gusa. Yago ndakwemera kubi, abantu mushobora gukora comment zijyanye ibi byose nakoze, nagaragarijwe ko byari imfabusa, ko nta agombaga no kubikora. Si byose siko mu maso y'abanyarwanda byagaragaye kuri social media n'ibintu nakorewe. Ngo nabo ngo ahubwo ntabafashaga, ngo bayinjirizaga. So ibyo byose rero tutabyirengagije nabyo tujye tubirebaho. Ni uvuga ngo ngiye akazi kanjye nagaragarijwe ko nta mumaro kigize kagira, nabiga kubeshya. Hari ibintu nagikurikirana, hari amakuru ya entertainment nagikurikirana kubera ko nagaragarijwe urwango rudasanzwe, bituma nanjye rero mvuga ni let me move. None se Gloria Bugi ntiyavuye mu Rwanda akajya Uganda, ubu ni umustar. Amafaranga nakorera, by the way, sinzi ko hari female artist yakorera aho ngaho mu Rwanda, amafaranga Gloria Bugi akorera sinzi niba hari female artist mu Rwanda yakorera, ko uyu mukobwa akorera amafaranga menshi. Hano muri iki gihugu hari population iri hejuru, akorera amafaranga menshi. Rero ngewe nabonye akazi